Mu kiganiro kibanziriza iki ngiki twabonye abantu babiri, twabonye umuntu ugomba kongera ibiro, tubona n'umuntu utagomba kongera ibiro. So ikiganiro cya none rero turakomerezaho. Iyo usanze ufite BMI, Body Mass Index, iri hagati ya 25 na 29 n'ibice 9, icyo gihe uba ufite ibiro byinshi, uba uhita ugomba gutangira porogaramu zo kugabanya ibiro no kujya kuri tayi. So iyo rero usanze Body Mass Index yawe iri hagati ya 30 na 34 n'ibice 9, icyo gihe my friend uba ufite umubyibuho ukabije, uba uri muri risike zo kurwara diyabete, zo kugira ibibazo by'umutima, ibibazo bya pressure, ibibazo by'ubuhumekero, ibibazo byinshi cyane. Donc uba ufite umubyibuho ukabije. Iyo usanze rero BMI yawe iri hagati ya 35 kugeza kuri 39 n'ibice 9, uba ufite umubyibuho twakwita ko ari umubyibuho w'umurengera. Uba uri muri kondisiyo mbi cyane, hahandi amadiyabete ashobora kukubana koronike, ushobora kurwara indwara z'amoko yose, ushobora kugira ibibazo by'amoko yose, ushobora kugenda bikugoye, donc ibintu byinshi bitangira kukunanira kuko uba wararenze kugira ibiro byinshi ukarenga kugira umubyibuho ukabije, noneho ukagira umubyibuho twakwita ko ari umubyibuho w'umurengera. Iki gihe iyo ugeze muri no range, inama nziza nakugira, inama nziza naguha, nuko mbere yuko utangira regime, yuko ukora amasiporo, yuko utangira kwiyitaho, yuko ureba video nk'ingi kuri YouTube, nuko utangira gukorana n'abaganga n'amavuriro bya hafi kugira ngo baguhe inama zikwiye z'abaganga zizweho neza, ku buryo niyo donc byagusaba gufata imiti, uhabwa imiti na muganga. Apana bya bindi byo kujya kuri hari ama organisation yateye acuruza ama supplement, ibyo nabyo tuzabishakira ikiganiro kwabyo. Donc ugasanga bari kukubwira ngo hano hari agakofi, hano hari agacyayi, hano hari agaki, hano hari ibinini, hano hari iki cyo kugabanya ibiro. My friend, don't do that kuko ubuzima bwawe donc ufite ibiro byinshi cyane, bigushyira muri risike ku buryo ukenewe kwitabwaho na muganga. Hari igihe rero urenga kino kigero ukagera ku kigero cya nyuma, ariyo Body Mass Index iri hagati ya 40 kuzamura, 40, 50, 60, 70, 80. Donc iyo ufite BMI guhera kuri 40 kuzamura, iyi iba ari kondisiyo ishobora, nimba itaranakuviriyemo, birashoboka cyane ko ishobora kukuviramo ubumuga, kuko ni umubyibuho w'umurengera cyane. So ubwo rero urabyumva ko ntabwo ukeneye kubyuka mu gitondo ngo utangire wirukanke, cyangwa ngo utangire urya ikijumba kimwe ku munsi, cyangwa ngo unywe amazi, kuko biba byararenze. Uba ukeneye nawe kwitabwaho bwite n'inzobere, n'aba nutritioniste, n'abagukoresha therapy. Donc uba uri ku rwego rwo hejuru. So Body Mass Index nakomeje kuvuga, niba utazi icyo ari cyo, ubwo nuko ikiganiro cya mbere cyagucitse, ndakigushyirira hano hasi muri comment, ndanakigushyirira no muri description section y'ino video kugira ngo usimbuke ukirebe. BMI, Body Mass Index ni iki? Iyi mibare turi kuvuga 25 n'ibice 9, 30, 40, ni gute bayigeraho? Isobanuye iki? Bigenda bite? Twanavuze ku bintu by'uburebure, tuvuga ku bintu by'ibiro. So iyo video ndayigushyirira hano muri comment section. So rero dukomeze, tugiye kwibanda cyane ku muntu ufite ibiro byinshi n'umuntu ufite umubyibuho ukabije, umubyibuho w'ikirenga rwose. Nakubwiye ko nkugiriye inama, rekeraho gushakira igisubizo hano kuri YouTube, rekeraho gushakira igisubizo hano online, genda gana inzobere, gana nutritioniste, ugane abaganga babugeneye, kuko ukeneye ubufasha bwihariye. So kuri wowe rero ufite ibiro byinshi, kuri wowe ufite umubyibuho ukabije, hari igihe wumva ko BMI yawe nyine iri muri no range yo kugabanya ibiro, yo gusubira kuri tayi, ukabyuka mu gitondo ugatangira kwiruka.
So abantu benshi batangira kwirukanka, just akabyuka mu gitondo akiruka, bagakora udupompaje 2 3 4, nyuma y'iminsi mike cyane ugasanga atangiye no kubirambirwa. Utangiye kujya muri siporo, utangiye gukora ibintu wiyahura, utangiye donc kimwe mu bintu bituma donc siporo ukora zitaguha resultat, kimwe mu bintu bituma donc utangira urugendo rwo kugabanya ibiro bikarangira uri kongera ibiro kurusha uko bigabanya, nuko nyine ubyuka umaze kureba video nk'ingi ugahita uvuga ngo reka nzinduke njye muri siporo, reka nzinduke niruke, ugasanga utangiye gukora siporo zidakwiriye, uzikoze mu gihe kitari cyanyacyo, uzikoranye wenda n'abantu wishinze abantu, uzikoze ufite intego nawe ubwawe utatekerejeho neza, bityo ugakora 1 2 3 ugatangira kugira umunaniro, ukananirwa mu mutwe, ukananirwa mu mubiri kuko ntusanzwe ubimenyereye, and then warangiza ukarambirwa, ukabireka, ukongera donc ugasubira kuri ya ritme wari uriho. Nimba wari ufite n'ibiro byinshi ugasanga noneho mu gihe runaka utangiye no kugira umubyibuho ukabije. Muri ino video reka twibande cyane kuri siporo. So mbere yuko tuvuga kuri siporo rero, mbere yuko ngwa siporo nziza ugomba gukora, n'uburyo ugomba kubikoramo, n'uburyo ugomba kwiyitaho mu gihe cya siporo, reka mbanze nguhe ikaze ku nkuru z'ibihe. Karibu sana ku nkuru z'ibihe. So karibu by'umwihariko kuri wowe ufite ibiro byinshi urwana no kujya kuri taye. Ni urugendo rurerure, narakubwiye ngo ntibazakubeshye ngo bakubwire ngo ni siporo zoroshye, ni regime ihendutse, ni imibereho ya gutya na gutya. Baragushuka, birakomeye ariko birakorwa, birananiza ariko biraryoshye. So karibu rero, niba ushaka kujya ubona video zacu, kanda aho ngaho kuri subscribe. Dukora nk'icyo twakwita 360 video, ni ukuvuga dufata ubuzima muri angle zose kuva kuri 0 kugeza kuri 360. Abantu bize imibare murabyumva. Tureba ku buzima, kuri spirituality, tukareba ku mateka, tureba byinshi cyane. Iyi niyo channel uzasangaho ibintu byinshi bizagenda bigufasha muri aspect nyinshi z'ubuzima. So kanda aho ngaho kuri subscribe. So nimba ufite inshuti, nimba ufite cercle, nimba ufite abantu donc bakeneye kugabanya ibiro, kanda aho ngaho kuri share, hanyuma ubasangize ino video. Ushobora kuyipostinga kuri Facebook, ushobora kuyipostinga kuri status yawe ya WhatsApp, ntacyo bitwaye, ubufasha community nkuko natwe aricyo cyaduhagurukije. Hari ibiganiro byinshi twakabaye dukora, hari amahomvu menshi twakabaye tuvuga, reka mbariko mbyita, ariko twahisemo gukora videos zifasha community, video zigufasha nka mugenzi wacu, donc twungurana ubumenyi buri practical n'ubufasha wowe nanjye kumvikana no gufasha societe muri rusange. So share this video. Nimba ufite ikibazo uze kugishyira muri comment. Tujye rero ku cyatuzinduye nyamukuru. Umaze kumenya BMI yawe, umaze kwisanga ko ufite ibiro byinshi cyangwa se umubyibuho ukabije. Ikindi kandi wabonye ko ushobora kuba ufite umubyibuho ukabije cyane, donc ibiro by'umurengera. Ubona ko nanone ushobora kuba ufite wararenze ku buryo bishobora kukuviramo ubumuga. Twakubwiye ko ikintu cyiza ugomba gukora ari ukugana inzobere, abaganga n'abashinzwe iby'imirire n'abashinzwe physical therapy, bose ugomba kubagana. Kandi my friend, let me tell you, bizaguhenda, bizagutwara umwanya, ariko umunyarwanda yaravuze ngo haguma amagara. Igishoro cya mbere dufite ni ubuzima. So ubuzima bwacu bwose buri mu biganza byacu. Ntabwo uza blaming inkuru z'ibihe ngo bla 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 bla, ntabwo uza blaming online, ntabwo uza blaming umuturanyi, uza blaming umugore cyangwa umugabo wawe ngo yakubujije. No, ubuzima bwawe buri mu biganza byawe. Uyu munsi uri kureba ino video kubera ko ufite ubuzima, kubera ko nanjye mfite ubuzima. Nitutabwitaho ntabwo ubutaha tuzabonana. So either investment yose bizagusaba, you need to go to the hospital, you need to go to the nurses, ugomba kujya ku nzobere bakita ku kibazo cy'ibiro byawe. So reka rero twivugire ku bantu bafite ibiro byinshi n'umubyibuho ukabije, twibande cyane ku moko ya siporo mugomba gukora. Reka tuzirebere hamwe muri rusange twihuta.
So usanzwe ubibona ko abantu bakora siporo zo kwirukanka. Kwiruka buriya ntabwo ariyo siporo nyamukuru cyane itwika ibinure, kuko iyo ushaka kugabanya ibiro buriya ibiro byinshi umubyibuho ukabije ni amavuta aba yaragiye akajya mu maboko, akajya mu mataya, akajya kunda ku bagabo mwarabibonye, so akajya mu bintu donc mu ngingo zawe nyinshi, mu nyama zawe nyinshi, ibinure bikadomina inyama, sibyo? So akenshi hari n'igihe ujya kwa muganga, mu baganga b'inzobere bakagupima, bakaguha icyo bita like ibiro bya fats zawe, ibinure byawe bifite ibiro bingana gute. Nimba ufite ibiro 80, amagufa yawe arapima ibiro bingana gute, ibinure byawe bipima ibiro bingana gute, inyama zawe zipima ibiro bingana gute. So rero iyo ibinure bigenda biba byinshi niho ugira ibiro byinshi, ukagira n'umubyibuho ukabije. Okay? And then siporo ziba zigamije gutwika ibinure. Abenshi iyo bumvise siporo bahita batekereza kwiruka, bakumva ko nizo siporo zinanura, zikora akazi cyane. So reka nguhe facts. Gusimbuka umugozi buriya niyo siporo ya mbere muzo dusanzwe tumenyereye itwika ibinure byinshi, kuko itwika ibinure kuva kuri kalori 600 kugeza kuri kalori 1000. So ku mwanya wa kabiri haza kwirukanka, jogging mu gitondo, ariko nanone urumva ko biterwa na speed wirukaho, bigaterwa n'ahantu wiruka. Umuntu wiruka haterera n'uwiruka hamanuka, umuntu wiruka yihuta cyane n'umuntu ugenda gahoro. Sportif tukunda kubyita ngo no kwikurura, donc n'umuntu ugenda yandara. Urumva ko abo bantu speed simwe, terre simwe, urumva ko ntabwo bazatwika ibinure bingana. So icyo bivuze rero, bivuze ko muri rusange iyo wirukanse ushobora gutwika ibinure cyangwa se calories ziri hagati ya 600 na 900, mu gihe iyo wasimbutse umugozi ushobora gutwika calories ziri hagati ya 600 n'1000. Ku mwanya wa gatatu haza siporo abantu benshi bakora, ariko bakayikora bazi ngo ni ukublafinga, sibyo? Umuntu akajya kuri pisine, agafata agafoto, agapostinga kuri social media, akavuga ati ngewe naragafashe, dore mba ndi kuri pisine, ibintu nk'ibyo stuff like that. Cyangwa ukabona afasha ko gafoto aragapostinze online, and then aravuze ngo bari bazi ko nzapfa, none se napfuye, Imana niyo byose, Uwiteka yangiriye neza, ibintu nk'ibyo. Donc ukabona ko ni stati, donc ni imibereho, ni luxury, ni ubuzima bwiza abayeho bwo kurata. Nyamara koga ni siporo ishobora gufasha abantu kugabanya ibiro, kuko itwika ibinure. Koga rero bitwika calories guhera kuri 500 kugeza kuri calories 700. So nyuma yo koga rero haza indi siporo yitwa kunyonga igare. Kunyonga igare biri ku mwanya wa gatatu, ariko bishobora no kuzamuka bikajya ku mwanya wa mbere, kuko nanone byaterwa n'igare uri gutwara, ahantu uri kuritwara, speed ugenderaho. Urumva utwaye igare ahamanuka n'utwaye igare hazamuka, ntabwo bazatwika ibinure ku kigero kingana. So unyonga igare rero muri rusange, twafata umuntu uri nyonga cyane, donc wabigize umwuga, n'undi ugerageza gake gashoboka. Iyo ufashe impuzandengo usanga on average kunyonga igare bitwika calories kuva kuri 400 kugeza kuri 800. Ibi byose rero utabishoboye, udashoboye kwirukanka, udashoboye gusimbuka umugozi, udashoboye kunyonga igare, udafite 2000, 3000, 4000 byo kujya koga muri pisine buri cyumweru, ushobora nanone kujya uba committed mu kugenda n'amaguru. So kugenda n'amaguru bigufasha gutwika calories cyangwa se kugabanya ibinure kuva ku kigero cya 200 kugeza kuri 400. Kubyina nayo ni siporo igufasha kugabanya ibinure. So ubu bushakashatsi ndagira ngo nkwibutse ko n'ubushakashatsi nyine dukesha ibigo by'i Burayi, ibigo bikomeye cyane. Iyo bavuze kubyina ushobora gusanga bari kuvuga ama snake dance, ibintu byo kwinyeranyereza gutya, ibintu nk'ibyo cyangwa byo kwigira ba precise, ibintu nk'ibyo. Ariko urabizi ko nko mu Rwanda tugira umudiho w'intore, tukagira uburyo intore zitambuka, tukagira umushayayo, tugira ikinimba, tugira ikinyemera. Buri uko imbyino zigiye ziteye, imbaraga zitangwa muri izo mbyino. Donc umuntu ushayaya n'umuntu uhamiriza ntabwo batakaza imbaraga, ntabwo bakoresha donc imbaraga ku kigero kimwe. So umuntu uhamiriza, umuntu uri kubyina ikinimba ntabwo basimbuka ku kigero kimwe. So umuntu uri kubyina ikinimba n'umuntu uri kubyina ikinyemera, urumva genda kuba close ariko
harimo umwe ukoresha imbaraga nyinshi. So, muri rusange rero kubyina ni siporo. Uretse kuba uzaruhuka mu mutwe, uretse kuba uzabonana n'abantu, uretse kuba uzishima, kubyina nanone bigufasha gutwika kalori ziri hagati ya 400 na 700. Urumva ko kubyina biruta kugenda n'amaguru. Hari abahungu n'abakobwa banjye rero mukunda guterana igipfunsi. Umunsi ku munsi donc kumva ngo ngiye kwiga karate, ngiye kwiga kung fu, ngiye kwiga taekwondo, ngiye kwiga iki kugira ngo nzajye menya kwirwanaho. So imikino njyarugamba rero uretse kuba yakwigisha self defense, hahandi umuntu ashobora kuza kwambura telefone yawe wamubonye ukaba washobora kwirwanaho, wenda bajya bavuga ngo kata ya nyuma buriya no kwirukanka. So ukaba uzi nyine birenze kata ya nyuma, nibura ukaba utazi kata imwe yo kwiruka, ukaba uzi kuba wafunga igipfunsi neza, ukaba uzi aho watera igipfunsi, ukaba uzi ko umuntu agufasha gutya wamwiyaka, ukaba donc ufite knowledge, ubumenyi kuri self defense, kuba wakwitabara, kuba watabara mugenzi wawe. Imikino njyarugamba buriya nka karate, taekwondo, kung fu, judo n'indi myinshi mwaza kutubwira, box, kickboxing, iyo mikino njyarugamba igufasha gutwika ibinure ku kigero kiri hagati ya 400 na 900. Urumva ko yenda gusatira kwirukanka. Ariko wibuke ko iyi mibare dutanga ni impuzandengo. Ntabwo umuntu uri gutera ibipfunsi, utera imigeri nyine wabigize intambara tu uri gukora yashizemo umuhaze, ngira ngo nawe urabibona. Ntabwo uwo muntu azaba kimwe na wa wundi ugenda agakora pompage, akiga self defense, akiga utuntu turi aho ngaho nyine gutyo two kwikomeza. Ntabwo bazanganya gutwika ibinure. So niyo mpamvu usanga nk'abantu iyo urebye MMA ukareba babyita ngo iki UFC, ukareba box, usanga ni abantu bagiye batandukanye. Hari abantu usanga ari abasore bafite inyama, bahagaze neza, bameze neza, bafite uburebure, bari fit byatari. Sibyo wajya muri Google yawe ukandikamo Israel Adesanya ukareba, then ukagenda ukandikaho Young Michael Tyson ukareba. So donc ushobora kugenda ukompara abantu bakina martial arts, ukareba Jet Li, ukareba Jackie Chan, n'abantu donc bitewe n'ubwoko bwa martial arts ukina n'imbaraga ubishoramo n'ikigero ushaka kubishyiramo, ushobora gutwika ibinure byinshi. Now muri izo siporo zose turondoye ushobora kuba umaze kugira ide ya siporo ushobora gukora. So bitewe n'ibiro byawe rero, bitewe n'umwanya ufite, bitewe n'intego ufite, ndakugira inama yuko wibyuka ngo wirukanke gusa, cyangwa ngo ubyuke ngo usimbuke umugozi gusa. Oya, nibura reba nk'amoko abiri ya siporo ushobora gukombina. Ushobora kubyuka ugasimbuka umugozi iminota 10, and then ugakora siporo yo kwirukanka muri quartier, donc ukumva akayaga ko mu muhanda, ukareba abantu beza batambuka, nawe ukirukanka, donc ukabira ibyo byuya. Niba urumva wasimbutse umugozi and then wanirukanse, urumva ko usaruye byombi. Kimwe nuko ushobora kubyuka ugasimbuka umugozi, ugakora pompage, ikigoroba ukajya koga. Donc intego nyamukuru nuko shaka siporo ebyiri wiyumvamo. Ushobora kubyuka mu gitondo ukajya kuri YouTube ugashyiraho kwiga guhamiriza cyangwa kwiga kubyina, ukareba iyo miziki, ugashyiraho akaradiyo kawe ukiga kubyina, ukabyina ukanezerwa, and then ukajya muri mucaka mu gitondo, cyangwa ugafata umugozi ugasimbuka bikaranya. Donc shaka siporo ebyiri uhuza. Ariko nanone mu guhuza izo siporo ebyiri ugomba kugendera ku bintu bibiri. Buriya iyo umuntu afite ibiro byinshi aba ari unfit. Ikizakubwira kuri unfit ni uko uzazamuka ahantu, uzaterera ahantu, uzagenda akagendo ugatangira gusemeka, donc ugatangira guhumekera mu kwaha, stuff like that one, niko bavuga iyo turi kugenda dusemeka twahagira gutyo. Kandi donc ugasanga umuntu ari kubira indobo y'ibyuya, aho ngaho uburi fit. So kugira ngo rero icyo kintu gikemure, nuko ugomba gushyiraho siporo zigufasha gukora ikintu cyitwa cardio. Cardio nimba ujya muri gym, kuri abantu babanza kwirukanka kuri tapirura, bakahagira kuri tapirura, ibintu nk'ibyo ngibyo, donc ni ugukora igihaha, right? So cyangwa se ugakora gym tonic, biriya nabyo ni ugukora iki? Ni ugukora igihaha. So ugomba gukora siporo imwe igufasha guhumeka, gukora igihaha neza, and again ugakora siporo yindi igufasha gukomera. Buriya guta ibiro, kuba maneke, kugira ibiro bikeya, kujya kuri taye wifuza, nanone worohere, donc ugasanga
umuntu aragusuhuje ewa ukagira ngo afashe iki, afashe ipamba cyangwa donc the idea is nimba uri kugabanya ibiro gerageza ukore igihaha kugira ngo uhumeke neza, and again gerageza ukore siporo ituma ukomeraho gatoya. So si ngombwa ko ukomera ngo bajye bakubita itafari mu mutwe rimeneke cyangwa ngo bajye donc si ngombwa ko ukomera nk'ugiye guhangana, kuko nanone ntabwo uzabaho nk'ibuye cyangwa uzaba umuntu umeze nk'urutare gusa nunabishaka uzabikorera. But again gerageza nyine ugire strength, ugire imbaraga. So ugire imbaraga ku buryo wafungura nibura umufuniko w'akabido, umufuniko w'icupa, ibintu nk'ibyo ngibyo. So shaka siporo ebyiri ukora, imwe igufashe kugira igihaha, indi igufashe gukomera. Nugira imana ushobora kubikora byombi. Nk'imikino njyarugamba barabanza bakishyushya, bagakora amapompaje, bakirukanka, bakagira ibiki byose, ugasanga at the end of the day wakoze siporo igufasha ibyo bintu bibiri. Ariko nanone nimba udafite umwanya, nimba udafite interest, ugomba at least irukanka, oga, hitamo imwe muri za siporo dukoze, kuko nanone ni byiza kugira ibiro bikwiriye aho kugira ngo nyine ukomeze wiyongera ibiro kugeza igihe tukugiriye inama yo kujya kwa muganga. Now ubusanzwe rero ushobora guhita wumva ino video ukambwira ngo nsanzwe nirukanka ngo ariko nta musaruro ndabona. Hari impamvu eshatu zituma utabona umusaruro. Impamvu ya mbere ni uko ujya kongera ibyo biro, ujya kugira ibiro bingana gutyo, ntabwo wabigize mu cyumweru kimwe my friend. Warariye, wanyweye inzoga, wariye amaburusheti, wakoze ibyo byose tuzabisubiramo bituma abantu babyibuha. And by the way tuzabikora muri video izakurikira. Iyi ngiyi ntuzacikwe, subscribing kugira ngo utazacikwa. So icyo nshaka kukubwira nuko umaze igihe ukora ibyo bintu, and then kuba umaze icyumweru wirukanka, kuba umaze icyumweru usimbuka umugozi, wakwipima ugasanga n'ubundi uracyari muri range y'umubyibuho ukabije cyangwa se y'ibiro byinshi, sibyo? And then ukumva ko siporo nta kintu ziri kugufasha, ntacyo ziri kugukorera, donc urambirwa vuba. It takes time my friend. Ikintu cyonyine uzubaka kikuruhije, kikugoye, hanyuma bikagusaba wajya kugisenya bikagutwara amasegonda, ni inzu n'izindi materiyeri. Nibyo wubaka ugasanga inzu yubatswe imyaka 2, imyaka 5, bajya kuyisenya bagakoresha amasaha 6, amasaha 2, amasegonda ngaho inzu ikabiri hasi. Umubiri w'umuntu ntabwo ari uko nguko uteye. Umubiri w'umuntu wubakwa gahoro gahoro, and again ibyo biro washyizeho gahoro gahoro no kubisenya ni gahoro gahoro. Sometimes bishobora no gufata igihe kinini kurenza icyo wafashe ubyongera, sibyo? Kuko uyu munsi nurya ikiro cy'akabenzi, ejo ukarya ikiro cy'akabenzi, ejo ukarya, ukamara icyumweru ubikora my friend, amatama azatangira abantu bajye bakureba bavuga ati mbega ikigabo gishimishije, mbega ikidamu cyiza, you understand? So ariko nutangira siporo my friend bizagutwara imbaraga, bishobora no kugutwara hafi ukwezi kose kugira ngo ibyo biro byawe bitangire bigabanuke, siporo iguhe umusaruro. Irinde kosa ukora, ukorera siporo mu kigare. Ni byiza gukorera siporo mu kigare kuko ikigare kiramotiva, ariko iyo ufashe intego zawe ukazihuza n'ikigare, iyo ikigare kitakoze nawe ucika intege, uwo munsi ntukore. So irindi kosa rero ukora rituma siporo donc ukora zitaguha umusaruro, ntabwo uhozaho. Uyu munsi urakora, ejo ukabura byihoreye. Uyu munsi ugakora mu gitondo, ejo ukazakora saa 8, kwa gatanu ukazareba ikindi gihe cyo gukora siporo, and sometimes ukamara ibyumweru 2, 3 nta siporo uri gukora. My friends, nta result uzabona. So hari impamvu nyinshi cyane zituma siporo itagukorera. Hari yuzi, hari wabonye nawe wabidushyiraho hasi muri comment kugira ngo, kuko nyine nta mugabo umwe kandi ntabwo ubumenye ngo ndi kamara. I know ko nawe uzi ibintu byinshi, I know ko nawe wiyizi, I know ko ujya wumva story na bagenzi bawe. You can share them in the comment section below this video. So mu gukosora ayo makosa rero twabonye ko ugomba guhitamo amoko abiri ya siporo. Ikindi, numara guhitamo ayo moko abiri ya siporo, ugomba guhitamo igihe uzajya ukorera siporo
ku munsi. It's either mu gitondo cyangwa nimugoroba, biterwa n'umwanya uzaba ufite. And again, scheduling cyangwa se icyo gihe cyawe cya siporo, nibura ukore siporo iminota mikeya ibe 30, niba average ibe 45, ariko nugeza no mu isaha ntacyo bitwaye. Hazakurikiraho ikiminsi. Kugira ngo bigende neza nuko nibura ukora siporo zawe 3 mu cyumweru, byaba byiza ugakora buri munsi kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru, ariko byakunanira nibura ugire iminsi 3. So indi good practice rero, gura ibikoresho byiza bya siporo. Nimba uri kwiruka, gura agakweto keza, ugura utujezi twiza, gura inkweto 2 cyangwa 3, ugura jezi 2 cyangwa 3. Nakubwiye ko bitoroshye, bisaba investment. So impamvu ndi kukubwira ko ugomba kugura ibyo bikoresho, ugura umugozi mwiza wo gusimbuka, ugura imyenda myiza yo kogana, ugura imyenda myiza yo kubyinana, ugura inkweto nziza nawe wishimiye, ureke kujya wirukankana ibinyusi n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Impamvu nuko igihe cyose uzajya wambara iyo myenda ukabona ni myiza, nawe uzajya wireba wikunde, uzajya wireba donc ubone uraberewe, uzajya ureba bikumotive kwiruka, sibyo? Uzajya wireba bikumotive gusimbuka umugozi. And again, fata utu ekuteri tuzima. Hari ekuteri ugura ukagenda bunwigira, ukagira ngo hari ukuntu abantu mu cyaro bajya gukora radio, ugasanga rumashana w'amaradiyo afite akantu agenda akozaho bigasamira ati mbonye igihugu cya mbere, ati mbonye igihugu cya kabiri. Ukibaza uyu muntu uko ari mu Rwanda, radiyo arimo arayifatisha ibihugu bya hehe? Ubwo na FM baba bavuga, ariko ugasanga wowe ufite ekuteri nyine zigenda zijwigira nk'iziri gushaka ibihugu. Donc gura utu ekuteri twiza. Iyo ufite ibikoresho byiza bya siporo birakumotiva, urabyambara ukaberwa, urabyambara ukumva ko gafieri, you know. Urabizi ugiye mu biro ugashyiramo agakote keza, agakanzu keza, agakenyero keza, urabizi ukuntu iyo fieri, iyo confidence uba ufite. Ni nako bimeze muri siporo. Iyo wambaye agakweto keza, agasogisi keza ka Nike cyangwa ka Adidas, ugakubitaho utujogging twawe cyangwa se agakola n'agakabutura cyangwa agasengeri keza, donc bimeshe bitunganye, ugira motivation kurusha wa wundi wambaye iki, donc kurusha uko waba wambaye ibinyusi cyangwa ufite ibyenda bitose, cyangwa ufite imagine nyine ufite kit imwe wayimeshe iranyagiwe, ejo nta siporo uzakora. Ariko uzifite ari 2 ari 3, ushyiramo indi ugakora siporo, sibyo? Hanyuma rero ujye unihana akanya ko kuruhuka. Nimba wirukanse ayo minota 45, make sure ko mbere yuko ujya muri douche nibura wanyujemo iminota 10-15, uruhuke, wumva akazi cyukunze, gatuma uruhuka mu mutwe, gatuma utekereza neza, gatuma wicare ku makaro, wicare kuri sima, wicare hasi, wirambure, wigorore, uhumeke neza, ubone kujya muri douche, ubone kwitegura kujya mu kazi, sibyo? Nimba ukora siporo ikigoroba, ibintu by'amadiru biveho, kora siporo uzirangize, hanyuma wisigira iminota uze kwicara, ubone kujya muri deals zawe. Ikindi, irinde kugenda wubitse umutwe kuri telefone. Shaka playlist y'indirimbo ukunda. Nimba uri kwirukanka, nimba uri gutera pompage, nimba hari indirimbo, shaka indirimbo ugomba gukorana siporo zigufasha, donc zigutera imbaraga, zituma ugenda kuri rhythm. Hanyuma rero mu gihe runaka jya ufata akanya ubonane n'abandi ba sportif, ubonane n'abakora gym, ubonane n'abaterera imisozi, muganire, musabane, donc bagutera ishyari nawe batera ishyari, muganire ibintu bizima. And then my friend, siporo I'm pretty sure ko izakugirira umusaruro. Bitaba ibyo rero, komeza wiryamire, igumire mu mandazi yawe, and let's see what will happen. So mu kiganiro cy'ubutaha rero tuzaganira ku mirire. Nizere ko ntazakubura. Kugira ngo uzabashe kubona icyo kiganiro, nimba utarakora kuri subscribe my friend, kanda aho ngaho kuri subscribe, kuko again n'ubuntu, subscribe n'ubuntu, n'ubuntu nta kibazo rwose. Kanda aho ngaho kuri subscribe, ibyo bizagufasha kubona ikiganiro cyacu cy'ubutaha n'ibindi biganiro tuzagenda dushyiraho. Ikindi kandi, it's okay, share this video na bagenzi bawe. Ushobora kuba wayirebye wowe ubusanzwe uri umusportif udafite icyo kibazo, nyamara iyo neba umuturanyi wawe
inshuti zawe, babandi wirirwa gufata stati ugapostinga ngo agiye muri pisine, ugapostinga akaguru k'inkoko, ugapostinga bya business bya online. Okay, za business za online, by the way, let me know nimba mwifuza ko tuzaganira kuri business nk'izi, kuko hari izisona hari n'izidasona. So nimba wirirwa ushaka abantu ko ba draininga movement yawe, ibintu nk'ibyo ngibyo, basangize n'ubutumwa bubafasha. Postinga kuri stati, postinga kuri Facebook, it's okay gufasha mugenzi wawe. So ikibazo rero waba ufite, inyunganizi waba ufite, ubugororangingo waba ufite, nabwo turabwemera, andika aho hasi muri comment. And again, kanda kuri like, kuko nubikora ino video izagera ku bantu benshi. So ndagushimiye rero cyane kubana nanjye, ibiganiro by'inkuru z'ibihe nakagaruka. Ciao ciao, bye bye, nawe ubutaha.